Mwongeye kwirirwa mwese bavandimwe inshuti mukomeje gukurikirana ibikorwa bya Fiacre Technology cyangwa Fiacre IT. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe, ngiye kongera kubibutsa mu gihe gito uburyo mushobora kuba hari abajya bakenera gukora subscribe ariko bikabagora cyangwa se bikabananira. Uburyo bwiza ngiye kubereka ni uburyo, kandi mbibutsa ko iyo umuntu yakoze subscribe inshuro imwe biba bihagije, ntabwo uko mbivuze wongera kujyaho ngo ukore subscribe. Uraza ugafungura Google Chrome yawe muri computer yawe cyangwa se muri telefone yawe. Kuri telefone ujya kuri YouTube, abakoresha mudasobwa uraza ukandikamo ijambo youtube.com, ugakanda kuri enter cyangwa se kuri touche d'entrée. Hanyuma ubu nagerageje kubyoroshya kugira ngo bitazajya bikomeza kugora benshi nkuko mwagendaga mumpa comments mukambwira muti biratugora. Ugakanda ukajya hano muri search, muri kuhabona muri search ukandikamo ijambo Niwengenzi Fiacre, izina Niwengenzi Fiacre, ugahita ukora kuri enter cyangwa se ugakora kuri search. Hano mpita mbasha kuza YouTube channel ni iyi ngiyi, uhita ukwirika kuri iri zina Niwengenzi Fiacre, muri kubibona. Iyo umaze kurikirikaho, iyo utakoze subscribe uyibona hano, ukabasha kugira ikintu uyikoraho byoroshye, mu buryo bworoshye cyane. Iyo ushaka kureba andi mavideo ukirika hano kuri videos, ukabasha kureba amavideo menshi atandukanye mba naragiye na uploadinga. Hanyuma washaka kureba n'icyo dukunze kwita shorts cyangwa se dukunze kuvuga ngo ni TikTok, ariko ni utuvideo duto tuba dukurura cy'abantu cyangwa se dusobanurira abantu ikintu mu buryo bworoshye budatwaye igihe kinini. Ujya hano kuri shorts ukabasha kureba amavideo menshi atandukanye mba naragiye nshyiraho, ukagira byinshi wigiraho. Ibi hano kuri live aba ari ibiganiro nagiye nkora live kuri YouTube live. Ibyo byose ukibuka kugenda unkorera like, byaba na byiza ukansigiraho comment. Nkomeje kubashimira, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.